Muraho amahoro y'Imana abane namwe, nizere yuko aho muherereye hose mumeze neza cyane kandi ko Imana ibarinze. Njye nka Ngabo icyo mbifuriza ni amahoro ya Nyagasani aturuka ku Mwami Imana. Yesu Kristo rero abane namwe aho muherereye hose, kandi n'abasilamu namwe nizere yuko mumeze neza cyane. Rero wowe wakoze subscribe turagushimiye, wowe utari wayikora iki ni cyo gihe cyo kugira ngo uyikore. Ibiganiro byacu bijye bikugeraho, ni ukuvuga ngo dushireho ikiganiro gihite kikugeraho neza cyane. Ni ukuvuga ngo iyo wakoze subscribe turambikaho ikiganiro kigahita kikugeraho. Rero wiyumvemo ikaze. Iyi YouTube channel nayikoreye kugira ngo ntihagire umuntu n'umwe ucikanwa ibyiza. Niyo mpamvu rongeye kubagezaho ikiganiro cyiza cyane, ikiganiro gikomeye cy'ukuntu wabona amavangingo ukoresheje imiti yoroheje. Imiti yoroheje, amavangingo arisuka mu minsi 5 gusa. Ni ukuvuga ngo iyo nguhaye umuti cyangwa se iyo nkubwiye umuti ukawukoresha nk'uko nkukubwiye, mu minsi 5 gusa nawe uba ubonye amavangingo, nawe uba ubaye umugore mu bandi, nawe uba ubaye umutambukanyi, sibyo? Ibyo ubyumve neza rwose. Ikindi kandi tubabwira, nyabuna ntago tubereyeho kugira ngo tube umusaraba cyangwa se umuzigo ku bantu. Niba wumva yuko watumijeho imiti ku bandi bantu, wenda bakakwambura cyangwa se ntibagukorere ibintu uko wabyifuzaga, twese widushira muri ako gatebo, sibyo? Niba wumva ari uko bimeze, wikwirirwa umpamagara niba wumva utanyizeye. Abanyizeye n'abo twakoranye barahari, ni benshi, n'abifuza kunyizera tugakorana barahari, ni benshi. Ntago njyewe rwose nifuza kugira cyangwa se kugirana ikibazo n'umuntu, ahubwo njye nifuza gukemura ikibazo, sibyo? Kandi nizere yuko Nyagasani Umwami Imana arabafasha kumva ibyo bintu mbasabye. Bamwe bibwira yuko aka kazi cyangwa se ibi bintu dukora ari ugushaka indonke. Ntabwo ari indonke. Iyo nzindutse nkabakorera ikiganiro cyiza, ku mugoroba ngakora ikiganiro cyiza, kandi mba mfite abo ngomba kwitaho, keya zabo nkazigabanya kugira ngo namwe mbiteho, mubone ibyo mwabuze, mwunguke ubwenge. Ntagomba ndi gukora baringa. Ikindi mugomba kumenya nuko tuba dufite ibyo dukora bya buri munsi, ndetse bituma ubuzima bugenda neza, bidutunga, sibyo? Bidutunga. Rero tugerageza natwe kujya gukora kugira ngo tubeho. Iyo mvuze ngo ndagufasha, noneho nawe ugatanga insimburamubyizi. Ntago mba mvuze ngo zana 30,000, ngo zana 20, zana bingahe, ngo zana 100 nk'uko abandi babibaca. Oya, ngenda kubwiye ngo n'insimburamubyizi nka kwa kundi nari kujya mu kazi, noneho ako kazi kakampa amafaranga atari make ariko atari na menshi, ko ntago nkorera amafaranga ajya munsi y'10,000. Ayo mafaranga agerageza kuntungira urugo, nanjye akantunga, nta muntu mbangamiye, ntawe mbwiye nabi, nta n'umbwiye nabi. Rero njyewe iyo nguciye amafaranga y'insimburamubyizi, nawe ugategera umuti wawe,
sibyo? Gutegera umuti ntabwo bigoye, urugero nko kuva wenda i Musanze ujya i Kigali cyangwa uva i Kigali ujya i Musanze ni inoti imwe y'igihumbi. Urumva yuko ntabwo biba bigoye, ntaho mpuriye na wa wundi ukubwira ngo mpa 40, mpa 50, mpa 80, yarangiza akakwambura cyangwa se ntiyongere kukuvugisha. Oya, abo nitandukanyije nabo mu izina rya Yesu, sibyo? Mubyumve neza, ndiho kugira ngo nkemure icyo kibazo, ndetse ni nacyo cyanzanye. Niba nzi umuti nifuze kuwutanga kandi mbone abantu benshi banshimira, kubera yuko mu minsi 5 uba ubonye impinduka, uba ubonye impinduka kandi nziza. Ikindi cya kabiri, ntago bivuze ngo niba umuntu aguhaye umuti ngo ugiye guhita ukira. Icyo mucyumve neza. Kwa muganga hagiye abantu kwivuza, noneho bagerayo bakivuza, ugasanga abantu niba bagiye ari 100, 80 barakize, wenda abandi 10 barapfuye, ni urugero, wenda abandi bangahe barwariyemo nk'ibyumweru 2 mu gihe abandi batarengejemo n'iminsi 3, 4, sibyo? Nibi ngibi rero mubyumve neza, nuko ngiye ntabwo ndi hano ngo mbirarireho. Umva neza ikiganiro, ukore subscribe, unagisharinge. Ibyo nkubwira ni ukuri, sibyo? Ntabwo bivuze ngo vayo ngo uje gukira 100%, ahubwo menya ngo uri muri ba bandi 80 barakira, kandi usenga Imana wizere yuko ugomba gukira. Niba n'indaya ziza zigasaba umuti kugira ngo zijye mu buraya bwazo zigakira, ntabwo ari wowe uraza ngo utegukira, sibyo? Ikindi, hari abantu bafata umuti, noneho yamara gufata umuti ugasanga ni umuntu utagiraga n'ubushake. Kutagira ubushake ni iki? Ni wa muntu uriho ameze nk'igiti, ku buryo atajya yifuza gukora imibonano mpuzabitsina, akaba yamara n'umwaka ntabyo yifuza, ndetse n'iyo umugabo we yaba yaramusize yaragiye gupagasa, akaba yamara n'imyaka 2 rwose nta kibazo yifitiye, nta n'icyo bimubwiye, mbese ameze nk'igiti kigira. Niyo umugabo yaza akamubwira ati ryama, aryama akirambura, umugabo agakora ibyo arakora, ariko ari uguciraho uducanshwe cyangwa se ari ugusigaho amavuta kugira ngo bagire icyo bageraho. Uwo muntu rero iyo aje gushaka umuti, araza akambaza umuti, nkabyumva, musoromera imiti y'amoko menshi, cyane cyane uwitwa mugore utanyara, sibyo? Mubyumve neza, ni umuti uhambaye uremereye. Icyo kibazo ukibwiye undi muntu yacyurira akaguca n'100 n'200, ariko njyewe uraza nkakubwira ni nta kibazo, nkakwakira neza kandi nkakuvura. None urarangije unyweye uwo muti, muri iyo minsi 5 ugize ubushake bwo gukora imibonano mpuzabitsina, nawe uri kubikumbura nk'abandi bantu buzuye, kuko ntabwo wari wuzuye, sibyo? Nawe uri kubikumbura nk'abandi bantu, wumvise? Noneho nawe ukagenda ukibwira umugabo uti ndagushaka, akakurongora ufite ifemba, wumva biryoshye nk'uko n'abandi bose barongorwa biryoshye, bakishima bakarangiza, sibyo? Ukumva nawe biraryoshye, mu buzima bwawe utari warigeze kumva uburyohe bw'ibyo bintu, kandi ukarangiza. Warangiza ngo kubera yuko utabonye amavangingo, ukaza uri kunyandikira, uri kumbwira ngo none ngabo ngo k'umuti wawe nta kintu wamariye. Ibi mbivugiye aha kugira ngo rwose namwe mu nyumve. Umuntu yaraje ari nk'igititigiri, nta kintu na kimwe yumva, basigaho amavuta cyangwa amacandwe kugira ngo babone uko bamurongora, kandi we ntagire icyo yumva, agahaguruka akagenda, akumva yari ameze nk'aho bari kumujomba ibiti. Muhaye umuti witwa mugore utanyara. Hariho abahita bagira amavangingo, hariho abadahita bayagira,
ariko ubushake bukaza akagera agenda akibwira umugabo ari kumva ashaka ko bamurongora. Ngenda kwenda ndabereka mesaje yabona agiyemo imiti, ubwo bushake bukaza akambwira ati ngiye guca inyuma umugabo mu gihe umugabo atari yataha kuko ndumva ameze nabi, meze nk'agahene karinze umushuko wamenaguye. Nkamubwira nti oya, njyewe ndagukarabye, niwibesha ugaca inyuma y'umugabo, Imana noneho ibifunge burundu, kuko ntiwamenya hari igihe yaba iri kugupima kugira ngo nawe ubashe kumva uko abandi babayeho bari normal. Abandi bazima bagira umushuko ariko bakihangana, umugabo akajya gupagasa akamara amezi 6 ariyo, umugore yashutswe rwose abyimbye cyarabyimbye ku buryo ugiye ukamucokoza ukamukoraho yahita yiryamisha hasi kugira umurongore, ariko akihangana ayo mezi agashira, umugabo wakaza akaba ari bwo babikora. None wowe ngo ushaka kumuca inyuma ku muti nguhaye, niwibesha ndagukarabye, ndakurahiye mu izina rya Yesu, Imana ibifunge noneho burundu. Umuntu akihangana, umugabo we yaza akumva bya bintu biraryoshe, nawe akaba umugore nk'abandi. Iyo bigeze aho rero biba bishoboka yuko n'amavangingo uko iminsi igiye ikurikiraho yaza, sibyo? None rero mu gihe utari wayabona ugasanga isumpamagara, ngo none ngo ko umuti wampaye ntacyo wamariye, my friend, uri kunca intege, sibyo? Manza umbwira uti hakemutse iki n'iki cyarakemutse. Noneho nurangiza umbwira uti wenda mbona ubushake nkibigira umugabo ko mushaka akandongora, yashiramo imboro ye nkumva ndaryohewe, sibyo? Agacumita mpaka nkarangiza. Urumva uti ibyo ndabigushimiye, ariko amavangingo ntayo ndabona. Noneho wambwira gutyo nanjye nkabasha kujya kugushakishiriza wenda undi muti wa backup ni iki? Ni ukuvuga ngo gutera ingabo mu bitugu wa wundi naguhaye, kugira ngo nawe ubashe kuba wabona amavangingo. Hariho n'abo duha rero umuti tutari twabaha n'iyo backup bagahita bakira. Si muri kubyumva neza? Bagahita bakira kandi bakazana n'amavangingo. Nyabuna ntago twaje gutera baraza, ntago twaje gukora ibintu bitabaha inyungu. Bibaha inyungu ariko natwe tute kurindagira cyangwa se mute kudufata uko tutari, sibyo? Niba wifuje gukorana nanjye, bizemo neza, nyabuna rwose uze n'umutima mwiza kandi unyizere nkuvure, sibyo? Unyizere nkuvure, umpe umwanya nkuvure, umpe umwanya nanjye rwose urebe yuko ibintu bitagenda neza, kuko kwa muganga ujyayo bakaguha imiti, iyo udakize urongera ugasubira kwivuza ukajya n'ahandi, sibyo? Ntabwo utukana, ndetse n'iyo uguyeyo umurambo baraza, bene wanyu baraza bakawishura bakajya kuwushingura, sibyo? Ariko njyewe niba uje nkaguha umuti, waramuka umuti utagufashije nk'uko twabyifuzaga ngo ugere ku gisubizo kirambye, njyewe nkaguha undi, urumva koko hari uko mba ntagize? Nyabuna nimugerageze kugira ngo tubashe kubona igisubizo kirambye, ejo bundi umugabo atajya agufata akakwirukana kubera yuko uzize akantu gatoya, kutiyitaho, sibyo? Kutiyitaho, gushaka amafaranga makeya cyane atarenze 12,000, 13,000, 14, bitewe n'aho uherereye, ukivuza. Ntago bingana no kukwirukana mu rugo no kugusenda wari umugore wubatse ufite umugabo. Icyo mucyumve neza. Niyo mpamvu nanjye naje kugira ngo iki kibazo
tugikemure. Rero mu minsi 5 twigendere n'umuti wacu, twihute dukubite tubangura. Mu minsi 5 uraba ukize neza. Ese kutagira amavangingo biterwa n'iki? Icyambere, kurwara infection menshi cyane akagenda arakura, ayo ngayo ageraho akakuziba n'ubushake, umubiri ukidefuruma ku buryo ubura ubushake burundu. Icyo nicyo cyambere gituma umuntu abura amavangingo. Ikindi cya kabiri ni ukurwara ifumbi. Ifumbi ni iki? Uzabyumva ndetse ubyumvane n'abamama bakuze. Igihe ukora imibonano mpuzabitsina ukumva uraryohewe cyane, ukumva hari ibintu bishushe bishaka gusohoka bimeze nk'inkari, ariko ukumva hari ikintu kiri kubitangira, menya ko urwaye ifumbi. Icyo ni muri kucyumva? Menya yuko urwaye ifumbi. Noneho igihe hari ikintu kizaga kikitambika hano mu nda y'amaganga, inda y'amaganga ni hano munsi y'umukondo n'igitsina umwe hagati, ikintu kikaza kikakwitambika, kikagufata, kikagukomeza, jya uramenya ngo ufite ifumbi, sibyo? Iyo fumbi ni mbi kuko hari igihe iba nyinshi, ndetse wanajya no kubyara umwana ugasanga ubyaye umwana yaramuriye, yaramucagaguye ibisebe. Icyo ni muri kucyumva? Yaramucagaguye iki? Ibisebe. Ikindi cya gatatu, hari abantu bavuka wenda ari ba mukagatare ariko umubiri wabo ukozwe, abo nabo turabavura. Hari igihe umubiri ariko wideforuma, ariko turakuvura nawe tukaguha imiti kandi ugakira ukamererwa neza cyane, sibyo? Noneho rero sasa, hari n'igihe umubiri wawe uba ufite amazi makeya. Icyo gihe tuguha imiti kugira ngo za orugane z'umubiri wawe cyangwa se imyanya y'umubiri wawe ishinzwe kuvura ayo mazi iyakore ari menshi cyane. Ni ukuvuga ngo orugane cyangwa se igice gikora ayo mavangingo, reka nkikubwire, nicyo gice gikora amashereka, nicyo gice gikora imihango. Rero icyo gice ntabwo kinanirwa gukora amavangingo. Mu gihe ufite igice gikora amashereka, mu gihe ufite icyo gice gikora imihango, ntabwo wabura amavangingo, sibyo? Ibyo bintu mubyumve neza cyane, wumve yuko kukuvura byoroshye kandi bishoboka, sibyo? So rero twe tubigenza duti? Turagenda tugafata umuti wa mbere, dore nguyu. Uragenda ugafata idoma, utwatsi twiza cyane urukwavu rukunda. Warangiza gufata idoma, ugafata icyo twita mvura idahita ya mbere. Hari mvura idahita z'amoko abiri. Twarangiza tugafata icyo twita mvura idahita y'ubwoko bwa kabiri, ariyo bita amatako ya bibi. Twarangiza tugafata icyo twita ikinyamugezi, iyo ni imiti enye. Twarangiza tugafata icyo twita agashikashike gato, iyo ni imiti 5. Twarangiza tugafata icyo twita ikirogora, iyo ni umuti wa 6. Twarangiza tugafata umuti bita umufumba, uwo nguwo ni umuti wa kangahe? Wa 7. Uwo ni umufumba. Twarangiza tugafata icyo twita umuzibaziba, uwo ni umuti wa kangahe? Ni umuti wa 8. Urukumva? Twarangiza tugafata icyo twita akanyamapfundo, uwo ni umuti wa kangahe? Ni umuti wa 9. Simwumvise ko ari imiti 9? N'ikirogora si twakibabwiye? Twarangiza tugakubitamo icyo twita ikirongorera, ikaba imiti 10 ifunze neza cyane. Twarangiza tukagenda tukagusekurira umuti wawe, tukawusekura,
tukawufunga neza ku buryo utava, twarangiza tukawupfunyikira, tukandikaho amazina na nimero ya telefone, tukajya kuri kuriye bakawukatira tike, ukaza ukakugeraho nta kibazo. Ikindi, iyo ushaka kuza kuwizanira cyangwa se kuwufata, ibyo nabyo biremewe. Uraduhamagara kuri nimero yacu iba muri logo, urabona aho hari ifoto aho kuri YouTube, harimo nimero yacu ni 0788 47 40 sibyo? 0788 47 40. Nyabuna nimutinyuke, ntabwo twebwe twumva yuko twatukisha izina ryacu cyangwa se ngo tureke kuba abakirisitu, tute kubohereza umuti mwadusabye. N'ubu ngiye kohereza i Nyamasheke, nohereze n'i Gatsibo mu Mutara, sibyo? Ubwo rero nyabuna mwituvanga n'abatari inyangamugayo, turi inyangamugayo, tubakorere ibyiza aho kugira ngo musenye ingo, sibyo? Niba utari wakora subscribe nyabuna yikore, kubera yuko uba uri guhomba. Nurangiza ukore share, like na comment, usharinga ibiganiro byawe bigere ku bantu benshi, kubera ko hari igihe ikiganiro kikugeraho hari umuntu wagisharinze kikakugeraho nawe rero bikore ugisangiza inshuti zawe kugira ngo bacyumve, kandi niba hari icyiza tugukoreye nawe jya ugerageza kukibwira abandi. Intego ni yayindi rero, ni ukuzuza 100,000 by'abasubscribers. Nimugerageze, mukomeze muyikande, mukomeze kubana natwe no kudukunda no kudukundisha abandi, kuko natwe turabakunda. Amahoro y'Imana rero abane namwe, mukomeze mugubwe neza cyane.